Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amaboko y'Imana ni magari yadukuye muri Aziya, abandi bakura za Saudi Arabia, abandi dukura mu buhumyi tutareba tudafite icyerekezo. Reka nanjye nigeze guhuma. Umva ijambo Imana ivuganye nawe. Yakurokora urupfu rwo muri Saudi Arabia, ikakurokora urupfu rwo muri Uganda, ikakurokora urupfu rwo mu mahanga, ikakurokora urupfu udafite so wanyu na nyakwanyu na nyokorome, ikakurokora impfu zose zari zikomeye. Bandi bakabakuramo impyiko wowe ntibayigukuremo, bandi bakabakuramo imitima ntibawugukuremo, bandi bakabakuramo inzagashya ntibawugukuremo, bandi bakabakuramo amaso ntibayagukure. Tu edene fo edai iravugana nawe ngo yes by'agace gakomeye kubitama no kuri Mutesi Derifins amane Imana akomeze kubana namwe n'abasoje hano mwamhere mwami mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasoje kandi nambabwira ko mbakunda bivuye ku mutima, ntiwakunda bivuye ku mutima. Sinagarukana na Christian umukozi w'Imana na Mutesi muri kubona imbere yanyu kuri kamera. Mumeze mute? Christian mumeze mute? turakomeye turashima Imana. Isanga turi kwa Mutesi. Yego Mutesi namugezeho namubonye, ntabwo nari ndakamubonaho ariko ndamubonye. Mutesi nishimiye kugera iwawe mu rugo, Imana iguhe umugisha. Mute ni Christian umukozi w'Imana. Christian ni wakurikiye Mutesi? Nkuko nabigusabye ngo uzajye kunyereka uyu muntu murebe. Nagiye nkurikirana ibiganiro agenda akora kuri YouTube, ngenda numva ubuhamya agenda atanga, numva mbaye confused. Navuga ngo nta mpamvu, nzafata umwanya tuze tumurebe, tuganire nawe amubuhamya muri makeya, cyangwa se tuganire nanamukomeze kugira ngo tubashe gukomeza kubaka ubwami bw'Imana. Yego. Turagira ngo dutangire ikiganiro cyacu kugira ngo tushinjemo neza. Tubwira Mutesi niwe watwakiriye, abanza asengera ikiganiro, abanza asengera ikiganiro kugira ngo tuze gukomezanya n'ikiganiro. Iteka Mana nziza, Imana y'amahoro, ndagushimye kuko uri Imana mu mana bwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye Mwami Imana akanya nkaka uzanye abashyitsi, uzanye umukozi w'Imana Christian Mwami, umugisha David, umugisha kandi Mwami n'ukuri ubongerera amavuta, n'ukuri umukozi wawe namurebye kuri cano Mwami imwe mbona yigisha ijambo ryawe kandi arivuga neza, ari murimo numva nkumbuye kumubona. Data mwiza ni wowe wari ubizi kuko uzi mu mitima yacu, ariko ndagushimye kuko wabiteguye ukabumuzanya akabaje kundeba, izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka rero ahangaha tukuvugire Mwami kandi tuvuge ibitunganye udatunganye bikurwaho n'amaso yawe n'ibiganza byawe n'imbaraga zawe. Reka Data mwiza abadukurikiranye aka kanya n'abazadukurikirana nyuma ubahe umugisha, kandi ijambo rigiye kuvugirwa ahangaha Mwami reka ribe tiryaye mu mitima y'abantu Data mwiza wo mu ijuru, kandi nanjye rimpumurize kuko mwamavuze neza kuko yifuje kuza kumpumuriza. Urahari nk'Imana rero reka utuyobore mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen. Aha kugira ngo twinjire mu kiganiro neza, Christian reka tuze kwinjira mu kiganiro neza. Wakurikiranye ubuhamya bwa Mutesi ni part 1, part 2, part 3 bose wagiye ubukurikirana. Wageze ngaha mu rugo ni kiye kintu cyagutungukira kwa Mutesi? Ikintu cya mbere cyantunguye, natunguye no kubona ari muzima. Kurikije ubuhamya nagiye numvaga nyine ari umuntu wenda wabaye deforme, ushaka kuba yarabaye deforme ku ngingo zimwe na zimwe. Numvaga ubuhamya bwe bwanteye agahinda cyane, bwarambabaje cyane cyane ko amahanga nagiye nyabamo ibyayo bibi mbizi. Hanyuma numvaga wenda ari umuntu utajya useka, utajya unezerwa, none ngeze hano ngaha nsanze byantunguye. Ikindi kandi atuye n'ahantu heza by the way. Iyo uri muri Yesu byose biremera Mutesi. Ndetse urabona yarahindutse, nge muri iyi minsi nsigaye mbona Mutesi rwose nkabona ameze neza. Muti Imana iri kubikora. Mutesi hari ikintu kiba kitumvikana mu bantu,
nabyo bintu nsigaye mvuga abantu muri iyi minsi ati tujye tubwira abantu ko tubakunda cyangwa tunezererwa abantu tukibabona ibyo bintu muri iyi minsi biri kumfasha kubona umugabo nka Christian umukozi w'Imana abantu twubaha agiye gufashwa n'ubuhamya bwawe yaragafata umwanya wakaza akakureba birashimishije kuko mbonye ndizikizere kuko hari n'abandi babwumva bakabukunda hari n'abandi babwumva bikabafasha Imana igumugisha imbere n'icyizere ubu ngubu rero Christian cyo kwa Mutesi sinzi ijambo wumvaga uzamubwira ukimubona sinzi ijambo wumva uzamubwira niriye kugira ngo urimubwiye Mutesi ijambo numvaga nabwira Mutesi nkikubona ni se w'abana benshi numvaga nifuje kukubwira ngo uri umwana icyo ni icya mbere numvise nifuje kukubwira ngo uri umwana wanjye icya kabiri numvise nifuje nabonye ukunda cyane kubwiriza ubutumwa numvise mfashe umutwaro wo kugufasha kumenya kwigisha ijambo ry'Imana ikintu cyose kikuyobeye muri Bibiliya numvise nifuje ko wazajya unyegera ukambwira ngo iki ngiki cyanyuriye nkakwereka inzira kuko natwe kugira ngo ahangaha tugeze kuva muri za 97 twigisha ubutumwa bwiza twagiye duhura n'abantu bagiye badufasha Mute umvise amajambo akubwiye ni meza cyane kandi ibi ngibi aba ari ibintu byo kugukomeza n'abandi bantu badukurikiye bamwe nabonye bandika ibintu muri comment ntazi byari byo bo bashobora kudafashwa n'umuhamya bwawe ariko hari bake babufashwa nabwo bashaka ubwami bw'Imana n'ibintu tutaca ku ruhande muri abenshi barareba bakavuga ati uyu mere ibintu ari kuvuga niki nge ndibuka hari umuntu wagiye kuri comment arandika ati ariko mwagiye mumigira ubwenge iyo comment nayibonye Imana ikabaha ubwenge ahubwo si we ubwenge yamuhaye nubwo kwirirwa dupinga ariko David ari ikintu kigushije itorero muri iki gihe buriya Yesu yaje mu isi aje gucungura itorero byari n'umugambi w'Imana n'ubuhanuzi muri Bibiliya mu isezerano rya kera harimo ubuhanuzi 300 buvuga ko Yesu azaza mu isi Yesaya ahanura Yesu ko azaza avuga ngo duhawe umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza azitwa umujyanama hashize imyaka 700 Yesu avukira kwa Mariya na Yosefu yego Yesu amaze kuvuka ageze mu isi abantu bamenye ko Yesu yavutse icyambere ngo amaze kuvuka marayika w'Imana yasanze abanyabwenge ari nijoro arababwira ngo umwami Yesu yavukiye Bethlehem kabiri abanyabwenge ngo bageze kwa Herode barimo bajya mu nzira ijya kuramya Yesu ngo bajyanye icyome n'izahabu ngo ni feza ngo bageze kwa Herode yamenye ko Yesu yavutse ngo abaza abanditsi be ngo mbese byanditswe ngo iki ngo abanditsi baramubwira ngo nk'uko byanditswe kera ngo duhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza yego donc Herode yamenye ko Yesu yavutse arangije abwira abanyabwenge ngo muze kumbwira yego nimumubona mumbwire nanjye njye kumuramya ariko afite umugambi wo kumwica yego ngo abanyabwenge ngo bageze kwa Yesu bamaze kumuramya baryamye baguye agacuho ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira inzira yagize gute yabazanye ngo banyura indi nzira ngo kugira ngo batongera gusubira kwa Herode yego wenda iri ni nasho ryo jambo merutse kwigishaho ndi Cyangugu mu itorero ryitwa ngo ni Methodiste ini narababwiye ngo hungisha umwana kuko Herode amuhiga kugira ngo amwice ibi bishatse kuvuga iki rero abantu bari bazi ko Yesu w'i Nazareti ari umwana w'intama w'Imana ariko ntibamwemeye kandi byari byaravuzwe ariko ntibamwemeye ariko mu bintu byaranze Yesu ntabwo yigeze yita ku batamwemera ahubwo yitaye ku bamwemera ni nayo mpamvu yabwiye abigishwa be tonde gato nayo mpamvu yabwiye abigishwa be arababwira ngo mugende mubwirize ubutumwa abemeye mu babatize ntabwo yigeze avuga ngo abatemeye mu bagere gutyo so ndagira ngo mbabwire rero abantu bakurikiye iyi Mutesi
Derifins ndagira ngo mbamenyeshe ngo yaba nge yaba Mutesi yaba undi muntu wari we wese nta muntu rero ngaha kugira ngo aha agaciro comment ziri muri opposition twese turanga kugira ngo tubwire abantu bemeye abatemeye ntibaturebe kuko na Yesu nibigeze bamwemeza. God bless you. Ijambo urashaka kugira ngo abataremeye abataravuze ibyiza mu bihorere ahubwo twivugira ibyiza. Nanye nige ijambo nahise nkuramo Mutesi ubyumve neza ngo Yesu yiteye kubamwemeye abatamwemeye ntigeze abitaho. Yaravuze ngo abazemera bazababatize. Abatemeye ntabwo yigeze bavuga. Yigeze bavuga. Misiyo Imana yahaye abantu. Misiyo Imana yahaye abavuga butumwa. Ori eta edeni side. Misiyo Imana yahaye abigishwa. Ngo mugende mubabwiriza ubutumwa. Abemeye mubabatize. Donc misiyo tuyifite ku bantu bemeye. Nagurukijwe n'Imana kugira ngo mbwirize ubutumwa abantu bemeye. Abatemeye ntago bandebe. I don't care. Utabyemeye I don't care. Ari kubyemera. Turi kumwe. Amen. Yego. Mute. Iki kintu reka nonkinyigarukeho. Yego. Yego nitwitaye kubatatwemera. Hari abantu benshi bagenda bavuga ngo gutanga ubuhamya no kwishyira hanze. Ubundi Profe urumva Mutesi we bigango mwumva ko wishyize hanze. Ngewe reka nkubwire. Hanze nari impari muri icyo gihe. Nubwo bavuga ngo narabivuze nabo ubwabo ibyo navuze barabizi. N'ababivuga barabizi. Nabivuga n'ubundi bari babizi. Ahubwo ngewe nshima Imana kuko nanjye yatumye mbona nimenya nkisobanukirwa nkamenya ko ibyo nari ndimo byari bibi. Ibyo rero byahise hanze. Hariya ni hanze n'ubundi narindi Sodoma na Gomora narindi mwisi y'umwijima aho navuyeyo ahubwo abafite ikibazo nabakiriyo kandi ababivugaho n'undi bagasiraho izo comment nabakiriyo bumva ko bibateye isoni ariko bakabatega isoni n'ibyo barimo no kuvuga urugendo rwabo. Ngewe ntabwo nishyize hanze nta n'isoni binteye kuko narabohowe kubikora no kubivuga. Abisiraheli bavuye mu butayu bagiye kwambuka ngo bahinguke Gilgal. Umbuko n'Imana yababwiye yarababwiye ngo nimujya kwambuka Yorodani ngo buri muntu wese atera uribuye ngo nimugera hakurya ya Yorodani ngo muzayashinge hafi ya Yorodani ngo kizari ikimenyetso ku bana banyu n'abuzukuru banyu n'abuzukuruza banyu ko Uwiteka Imana yabakuye muri Egiputa ikabanyuza mu butayu ikabambutsa Yorodani. Aya mabuye rero Mutesi Derifins arimo arashinga kuri YouTube. N'amabuye arimo arashinga kuri YouTube. Arimo arashinga amabuye kuri Yorodani ku nkengero za Yorodani. Azaba ikimenyetso kivuga ngo hari igihe Derifins yigeze kubaho mu buzima bubi. Hari igihe yigeze kwicuruza. Hari igihe yigeze kubaho nabi. Ariko dore ahantu yasize ashinze amabuye. Igihe uzapfa Imana iguhereza umugisha. Igihe uzapfa tukaguhereka YouTube tureba amabuye washinze Gilgal. Avuga ngo nge nigeze kuba muri Egiputa. Ariko igitondo kimwe Kristo mwene Maria araza nkura muri Egiputa. Ushinga amabuye y'ibimenyetso. Ahubwo ikibazo dufite abantu bavuyeyo banga kubitangaza kuko bari bariyo mu buryo butazwi. Yego kandi nta mabuye bashinze. Dufite abantu bambutse Yorodani nta mabuye. Nose go Christian ibi bishatse gusobanura ngo tubana n'abantu biyambitse uruhu rw'intama kandi mu bimbere ari dufite abantu bavuye muri Egiputa. Bicaye babizi ko bavuye. Omba dufite abantu bavuye muri Egiputa noneho barambuka bagera hakurya ya Yorodani. Aba bantu baje mu buryo bwa forode. Noneho aba bantu ntabwo bashobora kugira umutima wo gushinga amabuye ku nkengero za Yorodani kubera ko baracyafite umugambi mubi wo kuzagirira n'Abayisiraheli. Ariko Abisiraheli bambutse Yorodani bazi ko batazasubira muri Egiputa, bazi ko ari Imana ibakuye muri Egiputa. Bambukanye amabuye bageze hakurya ya Yorodani bashinga amabuye y'ibimenyetso. Bibiliya iravuga ngo tuvuge ibyiza Imana yakoze ngo tugatanga n'ingero. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Uri kuvuga ibyiza Imana yakoze ugatanga n'ingero zifatika. Imana iguha umugisha. Ibyiza yakoze tugatanga n'ingero. Abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi. Ntabwo turabasaza ahubwo turabasizi. Sawa. Nyamara ntabwo turabasazi. Imbabazi w'Imana iduha. Yego.
ni uzatuma umuseke udutambikira. haleluya Imana iguhe umugisha. Nafashijwe cyane. Ariko akamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. David, reka numva mfashijwe. Ndumva umutima umbwiye ngo reka nsomere abantu ijambo ry'Imana. nta kibazo rwose akaya nakawe Reka nsomere abantu ijambo ry'Imana. nta kibazo. Hanyuma ubundi dusenge. Hanyuma ubundi dusenge. Derifins ndamubonye, Mutesi ndamubonye. Mutesi ndakubonye, nkwemereye ikintu kimwe cya mbere. Ningera mu rugo ndabwira madamu ko uyu munsi nabyaye. Amen. Nabyaye umwana witwa Mutesi Derifins. Imana iguhe umugisha, ndakwakiriye mu muryango wanjye. Mfite umuryango mugari. Icya kabiri, niyemeje kukurera mu buryo bw'umwuka. Turagira koreka mbye Mutesi uri ku kiganiro cyatambutse kuri Gonariki uvuga ngo abantu bagiye kuzatwita iki abana tukabara ababyeyi ntago byibutse sindabyibutse twarabivuze buriya Mana w'ahantu wicaye mu gihugu cyo mu ijuru n'ahangaha turubera hose cyari ibyo bintu twarabivuze. iri jambo impamvu mise ryibutsa Mutesi kuko burya w'Imana ateye iteka abona abantu kandi nicyo gihe uw'Imana iteye iteka ateka ifiriti mu mibyizi. Yego ibyo muvuze ni ukuri. Imana yaguteye iteka uteka ifiriti mu mibyizi. Abandi bakayirya muri weekend gusa. Turi mu bantu Imana yateye iteka twararyaga amadegede n'ibishyimbo bitanahiye neza. Komeza n'iryo jambo risomera abantu. Noneho umunsi umwe dutera iteka ubu turya ifiriti mu mibyizi. Mu mibyizi kabisa umutendo twambara costume kwa umunsi atari ku cyumweru. Umunsi ni kwa gatatu. Ukambara costume kwa gatatu. Atari ku cyumweru. Atari ku cyumweru. Kambriko. Imana ishimwe. So ibintu bibiri byatumye nkunda Derifins. Icya mbere nukubera ko yabaye open agatanga ubuhamya kubw'ibyo Imana yamukoreye. Icya kabiri nuko yakoraga ya mirimo n'ubundi muri iyi minsi nahagurukiye kurwanya. Derifins natangiye imirimo yo kurwanya umurimo wo kwicuruza. Imana yampagurukije kugira ngo mbwirize ubutumwa abana baba ku muhanda tuzi nka marine ndetse n'abakobwa baba ku muhanda tuzi nk'abakora umwuga w'uburaya. Ngenda ku mihanda nkajya kubabwiriza ubutumwa abemeye nk'aborienta mu nsengero kuko nge nta rusengero ngira ariko ngira izindi nsengero noneho nk'aborientamo nkabahereza abapasitori kugira ngo bakurikirane. Ndetse nishimiye kugutumira kugira ngo irindi vugabutumwa mfite nzajya gukorera vuba ahangaha hari vugabutumwa nzajya gukora mu mujyi wa Kigali nkajya gusura indaya mu muhanda nijoro nkabaganiriza ijambo ry'Imana. Ndagutumiye n'ukuri uzaze tujyane kugira ngo ujye kubampera ubuhamya mu buryo bugaragara babone ubuhamya. Ubuhamya ni ijambo ry'Imana kandi ni umurimo w'Imana kandi nkora ndabyemera. Imana iguhereza umugisha kandi rwose tuzafatanya umurimo w'Imana. Reka hirya y'ubuhamya bwawe rero nagambiriye umutima wampase kuza kugusomerera ijambo hanyuma ubundi nkagusengera Imana nkaza kugenda kugira ngo ngire umwanya wo gusubira mu kazi. Turasoma mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 6 hanyuma turaza kugarukira wenda ku murongo wa 10. Bibiliya iravuze ngo iyo tubabarizwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa. Kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no gukira ngo muhumurizwe namwe mubone uko mwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Amen. Paulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo bene data Bakorinto iyo twebwe tubabazwa kugira ngo mwebwe muhumurizwe. Amen. Kandi ntago tubabazwa kugira ngo muhumurizwe no kubabazwa kwacu. Ahubwo Imana itubabaza ni nayo idukura mu mubabaro. Noneho imaze kudukura mu mubabaro hari abantu tuba tubereye icyitegererezo kugira ngo bahumurizwe nuko Imana yaduhumurije. Amen. Bibiliya iravuze ngo abakozi b'Imana kubabazwa kwabo abantu b'Imana kubabazwa kwabo ntabwo twebwe tubabazwa kubera ko Imana yatwanze ahubwo tubabazwa kugira ngo abatureba bahumurizwe nuko Imana yatubabaje ariko ikongera ikagira gute. Amen. Ikaduhumuriza. Uku kubabara kwawe wagize rero ntabwo wababajwe kubera urupfu ntabwo wababajwe kubera ABCD wababajwe kugira ngo uyu munsi nuhagarara kuri YouTube ukavuga umubabaro wagize abantu benshi bazahumurizwe
n'abari mu kaga nkakurimo bazakire guhumurika bavuge ngo uko biri kose none ni nge none niwe ariko ejo ni ngewe. Donc uyu mubabaro wawe urimo urabwira abantu uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko Imana igifite imbaraga zo gukiza. Imana ishimwe. Uku guhumurizwa kwawe rero Imana yaguhumurije ikagushyira muri iyi nzu y'amakaro, ufite amasikirini hano ngaha, ndabona ibintu birakomeye, ndabona utubati twiza hariya hakurya, ibirahure byiza. Uku guhumurizwa Imana yaguhaye kwari ukugira ngo n'abandi bantu bari muri Saudi Arabia, abantu bari Uganda, abantu bari Kenya, abantu bari za Nairobi, abantu bari za Tanzania, abantu bari Central Africa no mu bindi bihugu bafite ubuzima bubi, byari ukugira ngo bahumurizwe nuko umusumwe bazabyuka bakisanga nabo bari kubwira abantu gukomera kw'Imana. Paulo abwira abakorinto arababwira ngo iyo tubabazwa kugira ngo mwe muhumurizwe no guhumurizwa kwacu. Amen. Arango kandi Imana iduhumurije, ntabwo ibiduhumurije mu nyungu zacu, ibiduhumurije mu nyungu zanyu mwebwe. Iyi Imana twebwe iduhumurije, uku guhumurizwa Imana yaguhaye ntabwo ari inyungu zawe, ni mu nyungu zo kugira ngo abantu b'Imana bamenye ko Imana ikura kure, nta Imana itagukura, nta Imana itakugeza. Nuko gahunda zimeze. Rero Imana yarambwiye ngo nzakubwire ngo guma mu ruhande rwayo. Imana igiye kuzagukorera ibintu bikomeye. Icyambere, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba utwaye imodoka. Niko Imana yambwiye. Icya kabiri, Imana igiye kuzaguha inzu nziza yo guturamo kugira ngo uvuge ubutumwa ufite n'ibimenyetso, kandi iyi nzu izaba ari inzu nziza, izaba ari inzu y'igitanda. Icya gatatu, nabonye Imana yambwiye ikindi kintu gikomeye cyane. Ndimo gusenga mbonye buriya butumwa bwawe, Imana yambwiye ikintu gikomeye cyane. Yarambwiye ngo uri umushumba w'intama z'Imana. Ndabona bagiye kuzagusukaho amavuta mu gihe gito, bazagusukaho amavuta y'ubushumba. Uzaba umushumba ba Mignone, abitwa ba Pasteur Mutesi, abitwa ba Apotre Mignone, utangire kubakurikirana cyane, kuko uzaba umudamu w'umunyabigwi nkabo, uzaba umudamu ukomeye cyane, uzaba umushumba w'intama z'Imana. Umurongo wa 7 yavuze ngo nicyo gituma ibyo tubiringiyemo bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mwafatanyije natwe imibabaro mufatanyije no guhumurizwa. Amen. Paulo abwira abakorinto arababwira ngo nicyo gituma rero mw'abakorinto ibyo tubiringiyemo bishikamye, kuko ubwo mwafatanyije natwe kubabara. Abantu bafatanyijwe nawe mu mibabaro, bari abantu uvuga mwagiye mufatanya mu mibabaro. Haleluya. Bakihanganira imibabaro mwari murimo, bakakwihanganira uri muri Saudi Arabia, kandi uri mu buzima batari bazi, batagutumyemo, batakubwiye ngo jya muri ubu buzima, ariko bakemera kubana nawe. Paulo yaravuze ngo ubwo mwemeye kubana natwe mu mibabaro, nitugera no mu gihe cyo guhumurizwa tuzaba turi kumwe nawe. Umurongo wa 8 uravuze ngo bene data, umva ba bantu twahoze tuvuga bariya uriya munyamakuru ahoze avuga ngo baza bandika ngo muri Bibiliya ngo muri comment ngo bakaguca intege. Umva ukuntu Bibiliya ivuze. Bibiliya ivuze ngo bene data ntidutinya, bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa muri Aziya. Amen. Haleluya. Umva Imana. Paulo abwira abakorinto tuza gato, arabwira ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba twahuriye nayo muri Aziya. Araza ababwira amakuba bahuriye nayo muri Aziya. Muri Aziya twabuze ubuzima, muri Aziya twasize ababyeyi, muri Aziya twaburiyeyo abana, muri Aziya twaburiyeyo imiryango, muri Aziya twaburiyeyo ubuzima, muri Aziya twaburiyeyo ingingo zimwe na zimwe, muri Aziya twaricuruje, muri Aziya twarakubiswe, muri Aziya baratuziritse, muri Aziya baratuboshe. Ntidushaka ko ayo makuba twahuriye nayo muri Aziya mutayamenya, ahubwo ni byiza ko muyamenya kugira ngo mumenye ko Imana yadukuye muri ayo makuba yo muri Aziya igifite imbaraga zo gukora. Haleluya. Ndagira ngo umuntu ukurikiye Mutesi Derifins uyu mwanya azamura ikiganza avuga ngo Imana yacu ni nyamaboko, narangiza yinyeganyeze avuga ngo tuyifitiye icyizere. Imana yacu ishimwe cyane. Imana y'amahoro tuyifitiye icyizere. Impamvu tubwira abantu aya makuba twahuriye nayo muri Aziya ni ukugira ngo abantu bemere neza yuko Imana ikwiye kwizerwa, ni ukugira ngo abantu bemere neza yuko Imana ifite amaboko y'Imana yacu ni magari. Niko Nehemiya yabwiye Abisiraheli, arababwira ngo nuko mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye, arabwira amaboko y'Imana yacu magari. Amakuba twahuriye nayo muri Aziya rero ni byiza ko tuyabwira abantu kugira ngo bizezwe n'iki n'ibyo Imana yadukoreye, bamenye ko amaboko y'Imana akiri kumwe natwe. Haleluya. 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 Amaboko y'Imana ni magari, yadukuye muri Aziya.
abandi bakura za Saudi Arabia, abandi dukura mu buhumyi tutareba tudafite icyerekezo. Rega nanjye nigeze guhuma. ngiye kuzamura amaboko. Aya ni amaso y'amagurano. Aya maso mfite ni amagurano. Aya maso ni amagurano. Aya maso je ntabwo nize no mu Bwambere primaire, ariko data yanyicaranye n'abakomeye ampindurira icyerekeza mu buzima, antuza mu mujyi umwe w'iki gihugu, angira umugabo umwe mu bagabo b'abakire, baragabo bayeho neza cyane. Imana yacu ishimwe. Aya makuba twahuriye nayo muri Aziya yagiye atuma tugirira Imana icyizere, tukamenya ko aho Imana idukuye bivuze ngo hari n'ahandi zatugeza. Imana ishimwe. Umurongo wa 9 hari umurongo wa nyuma, haravuga ngo twibwira yuko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Ngo turi muri Aziya twagize ubwoba ngo twikuraho ibyiringiro, tureka kwiyiringira twe ubwacu kugira ngo twiringire Imana ishobora byose, kuko Imana izura n'abagize gute n'abapfuye. Aravuga ngo ku murongo wa 10 aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana yacu ishimwe. Amen. Amen. Bibiri ivuze ngo iki? Paulo yabwiye Abakorinto arabe ubuna natashe ukukera nabi, ariko negera ngo ngubwire ijambo rikomeye cyane. Hallelujah. 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 Umva ijambo Imana ivuganye nawe. Yakurakora urupfu rwo muri Saudi Arabia, ikakurakora urupfu rwo muri Uganda, ikakurakora urupfu rwo mu mahanga, ikakurakora urupfu udafite so wanyu na nyakwanyu na nyokorome, ikakurakora impfu zose zari zikomeye. Bandi bakabakuramo impyiko wowe ntibayigukuremo, bandi bakabakuramo imitima ntibawugukuremo, bandi bakabakuramo inzangashya ntibawugukuremo, bandi bakabakuramo amaso ntibayagukure. Tu edene fo eda iravugana nawe ngo iyakurokoye urwo rupfu rukomeye rucyo iracyagize gute? Iracyakurokora n'izindi mpfu, kandi no mu myaka iri imbere izakomeza kukurokora. N'izina rya Yesu Kristo zana ikiganza musengera Imana. Mana ndagushimiye kuko uri mwiza, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Wamurokoye urupfu rwari rukomeye kuriya, nano uyu munsi uracyamurokora. Dufite ibyiringiro kuzakomeza kumurengera. Mwami murinde, mushizeho ubudahangarwa bwawe, mugotesha amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka umugirire neza, reka umukize indwara zose zamumugaje, kandi umuhindurire icyerekezo cy'ubuzima. Iyo wahinduye icyerekezo cy'ubuzima abantu baroba amafi bakayabona. Iyo wahinduye icyerekezo cy'ubuzima abantu basubira kubaka. Iyo wahinduye icyerekezo cy'ubuzima abantu batangira kunezerwa. Iyo wahinduye icyerekezo cy'ubuzima abantu bagubwa neza cyane. Uri Imana yo kwizerwa. Ngushimiye kubanye nawe, ngushimiye kumuhaye umugisha, ngushimiye kumugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. 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 Mani bahereza umugisha. Yes. Mani yaza kwifuza kwanyu. Reka sengere umuntu uri kuri hano ngaha kuri Mutesi Derifins mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Niba hari ahantu wumva ufite ibibazo, niba hari ahantu wumva ufite intambara, niba wumva hari ibyago ufite, niba uri muri Aziya, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, hanyuma nawe ngusengera Imana. Niba hari ubuzima wumva urimo kandi ubwo buzima bukaba bugoye, zamura ikiganza cyawe ngusengera Imana. mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Sengeye uyu mugabo, sengeye uyu mukobwa, sengeye uyu musore, sengeye uyu mugore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu muntu afite ibibazo, arabona ari muri Aziya, arabona ubuzima bwaragoranye, ariko yarokoye Mutesi ubuzima ikamurokora urupfu rukomeye gutya. Iki ni ikimenyetso dufite cyuko uyu nawe wamurengera, haza kwifuza kwe. Mugirire neza mu izina rya Yesu. Dukoze Derifins ku buzima bwe, tuderifeye ubuzima bwe, tuderifeye imibereho ye, tumutandukanyije na karande, tumutandukanyije n'ubuzima bubi, tumutandukanyije n'ubuzima bw'umubabaro mu izina rya Yesu. Mu bisasi imbaraga z'umwijima, cyane guza imbaraga z'abadayimoni, hejuru agaciro imbaraga za Satani. Nta Imana agaciro, Imana nimanuka ku buzima bwe, Imana nimuzure, imbaraga z'Imana zisumubeho, cyuko igikundiro cy'Imana kimubeho. Harabini fo edrere muririmbyi witwa Mbonye aririmbye neza i Babuloni, tukarira twibutse iwacu, ariko si ibyo nshatse kuvuga, ngo ahubwo igitino n'igikundiro by'Uwiteka Imana, ngo bigota abagabo b'i Yerusalemu, ngo abatubonye bose baratangara, ngo iminwa yacu yari yuzuye indirimbo, imitima yacu yari yuzuye agahinda, ariko Imana itwuzuza indirimbo mu kanwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hindura ubuzima bw'uyu muntu, fata imbaraga z'umwijima, teje agaciro imbaraga zamuzengereje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imbaraga z'Imana nizibeho, iyi mbaraga turayihamagaye ngo izibe kuri ubu buzima. Sengeye abaterankunga b'iyi televiziyo, sengeye abantu bose bayivuga neza, sengeye abantu bose bagira icyo bakora kugira ngo iyi televiziyo itere imbere.
mu izina rya Yesu Kristo Nazareti haza kwifuza kwabo bagirire neza ubaha imbaraga mwuka wera bagote imbaraga z'Imana zibabeho niwemere ko Satani abafata ijambo ribijyawe ku bwabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti dusengeye umunyamakuru David mugirire neza mwami Imana mutabara umurengere urengera urugo rwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imbaraga z'Imana zimubeho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imbaraga z'Imana tumuciriye inzira muri presidence ajya kuvuga amakuru yo muri presidence tumuciriye inzira muri East Africa atangira kuyizenguruka atangira gufata amakuru atandukanye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turamusengeye muri uyu mugoroba ngo imbaraga z'Imana zimubeho durasenze mu izina rya Yesu ngo urukundo rw'Imana rubagote urakoze umisha gusenga kwanjye Imana sinakwizima amagambo nk'ugutegeka ahubwo nari nk'umwana uri kutetera imbere ya se none ndagusabye kandi nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen Imana ibaho umugisha Imana ize kwifuza kwanyu kandi subscribe niba utarakanda like ukande share ukande kunzogera hara hepfo kugira ngo ujye ubona ibiganiro bya Mutesi Derifins Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu none niteka dusurakoze amen mwakoze cyane Imana ibaho umugisha ndabashimiye kwa mwemeye kwitabira ubutumire bwo kuganira natwe